intego mfite ni ukuzaba umu-editor ukaze. Murakoze. Intumbero yanjye ni ugushinga studio yanjye igiti cyanjye. Murakoze. Njyewe ikintu numva nshaka gukora. Murakoze. Nanjye nitwa Claire Tuyishime, nanjye narangije muri IBTC muri filmmaking. Ubu ndi kwifuza kuba nakora ibintu bikomeye nka nanjye nakwibakira studio, nanjye nkaba ibyo nize nabibyaza umusaruro. Murakoze. Cyo kintu bashaka kuba umukameramani urumva ukaze mu gihugu. Aba numva nanjye nshaka kubaka kariyeri yanjye muri filmmaking. Murakoze. Intego yanjye mfite mu minsi iza. Murakoze. Nitwa Akokuteta Theodete, nanjye nkaba narize filmmaking. Yego murakoze. Nitwa Kwizera Mardoshe, nanjye nize filmmaking muri IBTC. Murakoze. Nitwa Daniel Shimirimana, nanjye nize muri IBTC muri filmmaking. Murakoze. Nanjye nitwa Ngabo Theophile, nkaba narize graphic design. Murakoze. Nanjye nitwa Abimana Leya, nkaba narize filmmaking muri IBTC. Murakoze. Nanjye amazina yanjye ni Umutoni Peace, nize muri IBTC Film School, niga filmmaking. Mu bihumbi 2012 ubwo hatangiraga ishuri rya IBTC Film and Design School ryigisha gufata amashusho, gufotora no gukora film, nta watekerezaga ko byagera hangaha hose. Ubu abarisohotsemo bayoboye uruganda rw'amashusho aha mu Rwanda no muri East Africa, n'abakozi b'amateleviziyo, niba rwiyemeza mirimo, bafite n'ibindi byinshi bakora. Abangabo bose bigaga bicaye mu ishuri imbere ya mwarimu. Ubu noneho IBTC Film and Design School yabise ku rundi rwego, iri kwigisha benshi vuba kandi neza kurusha mbere. Impamvu nuko ubu bakoresha ikoranabuhanga ryo kwigishiriza kuri internet online. Murakaza neza ku rubuga rwa IBTC akanyerezo e-learning.com cyangwa se ukanayibona unyuze ku rubuga rusanzwe rwa IBTC Film School. Ibyiza by'iyi program nuko ihendutse kurushaho, ukigiraho uri hose ku isi kandi ukigira igihe cyose ushakiye. Kwiyandikisha nabwo unyura kuri IBTC akanyerezo e-learning. Duhamagare kuri 0788 54 302 na 07 28 54 302. Umwihariko w'aya masomo nuko noneho IBTC bari kwigisha ubukanishi bwa moto ku buryo ishwanyaguza ugashyira hariya ukongera ukayiteranya mu kanya nk'ako guhumbya, kandi byose biri online. Wari nongeye kubasuhuza rero umugoroba mwiza kuri University ya hano. Ni nishema kuri IBTC Film School kongera kubona abanyeshuri mungana gutya maranje amasomo agiye atandukanye. Hari abize graphic design, hari abize filmmaking, hari n'abize web design. Kuri nshuro rero ni by'agaciro ku ishuri nka IBTC Film and Design School kuba twagiye gutanga impamyabumenyi cyangwa se certificate abanyeshuri barangije kwiga mu kigo cya IBTC Film School. Utinizera ko nyine n'umusaruro ku gihugu, byanze yo kunzara ibyo cyane muzakora bizagira igihugu akamaro, ibyo cyane muzakora bizagira akamaro mu bwanyu. Ngo rero ngo bahaye ikaze mu mwese teraniye hano. Mwiyumve ko ya just feel free, mwumve ko muri hano nyine namwe ku bwanyu mvuga akazi mwakoze katoroshye. Iyo umuntu yiga ntabwo byoroshye, ntabwo byoroshye. Wakiga mu gitondo akiga nimugoroba, umwanya umuntu afata yicaye ku ntebe y'ishuri, hari byinshi cyane unategeza akabazo yakaba yakora ibindi bitandukanye. Kumva kuko mu kwicara ku ntebe y'ishuri kwiga nuko byanze bikunze umuntu yuko hari ubumenyi runaka ashaka cyangwa se hari ikintu runaka ashaka kugeraho. Ngo nizere ko namwe rero mu gihe cy'amezi 3 cyangwa se anarenga mwamaze mwiga, hari byinshi cyane mwungutse bitandukanye nuko mwaje mumeze. Rero ntabatsindiye cyane. Turaza kwibwirana kugira ngo umuhango baje kugenda neza. Yaza kuza kunyurera nimera hano kuri n'umugezi w'umuzi kugira ngo tugende twibwirana gutyo kugira ngo wese abashe kumenya ngo ni muntu uri hano. Banyituye Imana François, abanarize bijyanye na filmmaking. Murakoze. Nanjye twasugira Patrick, abanarize filmmaking. Murakoze. Nitwa Akokuteta Theodete, nanjye nkaba narize filmmaking. Yego murakoze. Nitwa Kwizera Mardoshe, nanjye nize filmmaking muri IBTC. Murakoze. Nitwa Daniel Shimirimana, nanjye nize muri IBTC muri filmmaking. Murakoze. Nanjye nitwa Ngabo Theophile, nkaba narize graphic design. Murakoze. Nanjye nitwa Abimana Leya, nkaba narize filmmaking muri IBTC. Murakoze. Nanjye amazina yanjye ni Umutoni Peace, nize muri IBTC Film School, niga filmmaking. Murakoze. Nanjye nitwa Claire Tuyishime, nanjye narangije muri IBTC muri filmmaking. Ubu ndi kwifuza kuba nakora ibintu bikomeye nka nanjye nakwibakira studio,
ese we babasore bawe babona akazi bakirangiza umwe mukuru atukanshakira amafaranga ngacuruza ngayo murumuna we ati nge nyihera make nge muri IBTC kwiga film making ubwo uzi byabaye nyagucuruza amafaranga murumuna we wiyigiye umwuga ubu no mukire ni utunze imiryango ngo uzashobora hanze IBTC Film School ni kwa Rubangura muri etaje ya 4 mu muryango 406 wanahamagara 0788545302 bitise ukajya ku rubuga wa3.ibtcfilmschool.com. nanjye nkaba ibyo nize nabibyaza umusaruro. Murakoze. cyo kintu bashaka kuba umukameramani urumva ukaze mu gihugu. aba numva nanjye nshaka kubaka kariyeri yanjye muri film making. Murakoze. Intego yanjye mfite mu minsi iza nuko nanjye nashinga studio yanjye natangiye nabitanguye. Mfite umushinga wo gukora studio yitwa Blue Sky. Nanjye ndumva ko nanjye nshaka kuzaba nk'umukameramani mwiza mu minsi iri imbere, gufatanya nawe turebe ko twashinga iyo studio ikagenda neza. nguyu ntego mfite akaba ari gufungura papeterie yanjye kwa 5. Murakoze. Intego mfite ni ukuzaba umu-editor ukaze. Murakoze. Imbere yanjye ni ugushinga studio yanjye igiti cyanjye. Murakoze. Ngewe ikintu numva nshaka gukora cyambere cyo dufatanya n'abavandimwe kugira ngo dukore studio yacu ndetse tuzagure tujye na company nini ikora ibintu byinshi cyane ya Blue Sky. Nkenshi no kuzaba nyine umukameramani mwiza. Kwa kaga kabaho rwose ubwo uzi wa muhungu wanyiciye amafoto uko ambwiye ngo rekamo amafaranga ngo twongere dukodesha imyenda y'abageni ngo nawe yongera dufotore nkaho birimo kuba. Hanyuma subwo gitifu muramuhamagara nawe muri iyo kinamicora suko kandi ubundi nakubwiye ntibishinge IBTC rwose nibo bahanga mu gufotora ibirori. Sinzi niba uri kumva karite byikorewe n'abarimu babyigisha. IBTC uyu ni wa mwarimu usobanutse ku mashusho bigashimangirwa n'abo yareze bahagaze neza ku isoko ry'umurimo. IBTC byayiteye ishema iti byiza bikeneye akanyuzo ituzanira IBTC production. Ariko tekereza umutoza wo guhamiriza yigiriye mu mudiho aho nabwo ashakisha. Ushaka filime documentaire ikoze kinyamwuga, urifuza ubutumwa bwamamaza ibikorwa byawe bikaba kimenya bose, egera IBTC production. Kimwe nawe ufite ibirori wifuza ko bitazibagirana cyangwa uri umuhanzi ukeneye clip y'indirimbo, nibavuga IBTC production uzumva ifoto ikeye yayinde yivugira iwabo wa graphic design na web design. Ibi byose kandi bigakorwa bitakugoye mu giciro mu kanya nkako guhumbya. IBTC production ni Kigali kwa Rubangura muri etaje ya 4 mu muryango wa 406. Wanahamagara kuri 0788558094. Mu bihumbi 2012 ubwo hatangiraga ishuri rya IBTC Film and Design School ryigisha gufata amashusho, gufotora no gukora film, nta watekerezaga ko byagira hanga hose. Ubu abari sohotsemo bayoboye uruganda rw'amashusho aha mu Rwanda no muri East Africa. N'abakozi b'amateleviziyo nibarwiyemeza mirimo bafite n'ibindi byinshi bakora. Abangabo bose bigaga bicaye mu ishuri imbere ya mwarimu. Ubu noneho IBTC Film and Design School yabise ku rundi rwego, iri kwigisha benshi vuba kandi neza kurusha mbere. Impamvu nuko ubakoresha ikoranabuhanga ryo kwigishiriza kuri internet online. Murakaza neza ku rubuga rwa IBTC akanyerezo e-learning.com cyangwa se ukanayibona unyuze ku rubuga rusanzwe rwa IBTC Film School. Ibyiza by'iyi program nuko ihendutse kurushaho, ukigiraho uri hose ku isi kandi ukigira igihe cyose ushakiye. Kwiyandikisha nabwo unyura kuri IBTC akanyerezo e-learning. Duhamagare kuri 0788 54 302 na 07 28 54 302. Umwihariko w'aya masomo nuko noneho IBTC bari kwigisha ubukanishi bwa moto ku buryo ishwanyaguza ugashyira hariya ukongera ukayiteranya mu kanya nkako guhumbya, kandi byose biri online.